Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge isobanura ko muri uyu mwaka w'amashuri mu mashuri abanza, ayisumbuye, amakuru na kaminuza bateguriwe ibiganiro ku bumwe n'ubwiyunge kubera ko byabonetse nk'ibyafasha ababyiruka kumenya amateka y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Intego nyamukuru nuko abanyeshuri, ababyiruka, Abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abo babyiruka tuvuga bari muri za kaminuza no mu mashuri ya segonderi, bagira amakuru kuko ubumwe bw'Abanyarwanda bwari bumeze mbere y'ubukoloni, uko bwagiye busenyuka, ndetse nuko Abanyarwanda babaye aba mbere bayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika babugaruye, bigatuma abo bana nabo, urwo rubyiruko narwo rubasha kugira iyo mitekerereze, rukagira ayo makuru kugira ngo rubashe guharanira ko Ubunyarwanda butazongera gusenyuka na rimwe mu gihugu cyacu. Nyuma y'amezi 2 muri kaminuza ya Unilac, abanyeshuri bakora ibiganiro mpaka ku bumwe n'ubwiyunge byibanze ku nsanganyamatsiko 6 zirimo ivuga kuri jenoside n'ingengabitekerezo yayo, ipfobya, ihakana n'uburyo bwo kubirwanya, n'insanganyamatsiko ku gukumira, guhoshya no gukemura amakimbirane mu muryango nyarwanda. Bamwe mu banyeshuri babyitabiriye bemeza ko byabibukije inshingano yo gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Binyongera kumva yuko nanjye mu buzima bwanjye ngomba kugira impact nini cyane kugira ngo bw'abumwe bw'Abanyarwanda butigeze bugaragara mu myaka yashize, ku buryo kinanye ishobora kuzabijyamo uruhare kugira ngo ubwo bumwe byibuza nanjye nzabashe kugaragaza, nzabashe kubusensibiliza mu rubyiruko rwose dufatanyije urugendo kugira ngo twubake igihugu cyacu, byibuze mbashe kwabwa nayo ubumwe n'ubwiyunge, aho kugira ngo tujye dugumya dukurikira ibiganiro ndetse n'intekerezo z'abakuru bahora batubwira baducamo amacakubiri. Nasanze yuko nazigera nceceka sanze mugenzi wanjye byibuza afite intekerezo z'amacakubiri muri we, yuko nzamusobanura muri iki bwose bushoboka kugira ngo byibuza nawe ahinduke ajye ku murongo nk'uw'abandi turimo kugira ngo twubake igihugu cyacu cyatubyaye. Ubuyobozi bwa kaminuza ya Unilac buvuga ko ari ubwa mbere muri iyi kaminuza habaye ibiganiro mpaka ku bumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyeshuri ubwabo kandi ari nabo babiyoboye, bityo ngo kubera ko ibi biganiro byitezweho kubafasha gukomeza kubaka no gusigasira amahoro n'umuco w'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda bigomba gukomeza. Tukaba duteganya yuko noneho mu mwaka utangira wa 2017-2018 uzatangira ku kwa 9 tuzakora iyi gahunda ku buryo burambuye. Uyu mwaka twabitangiye ari nk'igerageza, twabikoze mu mezi make, ariko noneho turateganya yuko tuzajya tubikora ku buryo abanyeshuri babona umwanya wo kwiga, gukora ubushakashatsi, ndetse na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge tubwiye ko imaze kuvugurura imfashanyigisho zizakoreshwa, ku buryo twibwira ko mu mwaka utaha iyi gahunda izakomeza, noneho abanyeshuri basobanukiwe no kujya impaka ibyo ari byo, impaka zubaka, impaka ku bibazo bikomeye nk'ibi ngibi. Kuri ubu ibipimo bigaragaza ko ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda buri ku kigero cya 92.5%, nubwo komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge na Minisiteri y'Uburezi bisanga ibiganiro ku bumwe n'ubwiyunge mu mashuri byagira uruhare rukomeye mu kurushaho kubwimakaza mu Banyarwanda. Hari abasanga n'ababyeyi bashyirirwaho gahunda nk'izi ndetse ngo zihoraho, kuko ngo bamwe muri bo bakigisha abana ingengabitekerezo ya jenoside ku buryo bigorana kuyibakuramo ku ishuri.